welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, tubahaye ikaze mu biganiro by'uyu munsi rero ni kuri channel y'umuryango Shushu TV. Je muri kumwe ni Shushu. Tubahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Wabishasha turagusaba gukora subscribe. Hano hakorerwa rero ibiganiro by'umuryango hagati y'abashakanye cyangwa se ingingo zigiye zitandukanye z'ubuzima bwa buri munsi zituma tubasha kugira ubuzima bwiza ndetse tukivura dukoresheje ibimera. Kuko uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ahantu hatatu hubaka urugo hakanarusenya mu nzu. Donc mu nzu yawe tugiye kurebera ibice bitatu bishobora kubaka urugo bitewe n'ibyahakorewe nuko byagenze, urugo rukaba perfect. Kandi nabyo bitagenze neza, ahantu hatatu hashobora kugiramo uruhare mu gusenya urugo rugasenyuka burundu burindama rukibagirana. Ndagusaba gukora subscribe rero aribyo bita kwiyandikisha kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Ngusaba kunkorera share kugira ngo ibiganiro byacu bigera kure kandi wowe usanzwe ubikora. Nukuri turabanyamurisha hari itafari rinini cyane ubushyize ku muryango wacu mugari wanjye namwe wa Shushu TV kugira ngo tubashe gusangiza ubutumwa bwiza bwubaka abandi. Ahantu hambere rero tutizimbye mu magambo hashobora gutuma urugo rumera neza cyangwa rukangirika ni mu cyumba cy'abashakanye. Aho ni number 1. Aho ni ahantu hambere bitewe nuko hateguwe, bitewe n'ibyahakorewemo bishobora gutuma bigira ingaruka nziza cyangwa mbi. Uti gute cyangwa se mu buhe buryo? Icyumba cy'abashakanye uragiye uragifashe ukigize iyarara, ukigize like house ubwo ndabivuga gute, ukigize nka gare cyangwa isoko aho buri wese yinjiramo, ushatse yinjira, ushatse asohoka, ushaka ibyo aterekamo, ushaka ibyo akuramo, buri wese yinjira mu cyumba cyawe. Ibyo bintu birabangama bikabangamira n'uwo mwashakanye even if atabivuga. Umugore ashaka kubibona ntabivuge, umugabo ashaka kubibona ntabivuge, ariko buri wese arinjira asohoka, yinjira asohoka, ujyanye imibi biramubangamira. Isuku iri mu cyumba cyawe ni hafi ya ntayo, odeur irimo ni ibyo bintu byisenya urugo ku rwego rwo hejuru. So mu rwego rwo kugira ngo icyumba cy'abashakanye kigire impact nziza mu kubaka urugo, nuko kigira isuku ukakigira privé. Kukigira privé nta kundi ni cyawe mugore kugikoreramo isuku, ntugishyiremo abakozi nibo bajya kubaterera imyenda, nibo bajya muri garde-robe zanyu bakajya kuramo imyenda y'abatwari banyu bakabaterera amapasi, nibo babahindurira amashuka. Umugabo ashobora kubibona ntabivuga ariko burya abari kukunenga gake gake. Hawo umukozi ajya kumesera na box akayimesa, we mugore uhari ubwo niyo amesa box bijya muri box byo amaherezo ntago azabigeraho uburenganzira. So icyumba cy'abashakanye ni icyumba cyo kwitaho, ni icyumba cyo kwitondera, ni icyumba cyo kubaha ndetse no guha agaciro, kukigirira isuku, kukirindamo akavuyo k'ibintu byinshi, kugishyiramo odeur nziza, yani ukagikora ku buryo ari icyumba cyawe mu rugo rwawe, mu nzu yawe iciriritse, ariko umuntu ageramo akumva araruhutse. Hari ahantu niho umugore n'umugabo baruhukira stress zo mu buzima bwa buri munsi, zo mu kazi, z'undirwanye, ibibazo bafite by'urushako rwabo, ubukene bubugarije. Hari ahantu niho baganirira, niho basangirira ubuzima, niho basangirira ibyishimo, bigatuma urugo rubasha kwimprovinga, bigatuma urugo rubasha kuva kuri step imwe rukagera ku yindi. So guess what, iyo rero hari messy cyangwa se hari imyanda myinshi, hajagaraye, harimo imyuka mibi, umuntu aho kugira ngo yinjiremo abone umwuka, abone ubuhumekero, abone amakiriro, ahubwo ibintu birangirika bikaba bibi. So mwite ku byumba byanyu, mwirinde kubigira basa bose cyangwa se binjirwa na bose cyangwa bagendwa hose, sinzi gunabivuga. Ariko icyumba cyawe nyine kigira privé, ukiteho, kigira isuku, wirindemo ibintu byinshi by'imyanda bijagaraye bituma umuntu yinjiramo kugira ngo atekereze ukuntu ya relaxinga, ahubwo akahita ajagara. Ibikombe munsi y'igitanda, pampa irimo amabyi ejo bundi ni igiki kiri kumuka muri iki cyumba. Wari munsi y'igitanda ugasanga pampa wajugunyemo, wambaye umwana ukahita ukajugunya munsi y'icyumba. Icyumba cy'abashakanye ni icyumba cyo kwitaho, ni igice gikomeye mu rushako ugomba kwitaho, kubera yuko niho erega hari icyumba gusa ni n'iremero. Ariko uratinya icyumba Imana iremeramo umuntu ukakitiranya ukakigiranya n'ingarani, mugakora igikorwa cy'abubatsi, Imana ikabaha umugisha, hakaremerwamo umuntu ejo akavuka, wa muntu akagikuriramo, akaba umuntu muzima muri gushyira ku muhanda, akaba umuntu muzima ungana nkanjye ungana nawe. Cyane icyumba cyo kubaho kandi kigira uruhare runini
iyo ibikorerwamo byagenze neza mu kubaka urugo, kandi nabyo ibikorerwamo bitagenze neza, harimo isuku, harimo ibikorwa bikorerwamo bitagenze neza, urugo rurasenyuka. Ikindi gice cya kabiri gikomeye cyane gikomeye cyane kigira uruhare, ntabwo mbizi kwihangana n'umuntu warumbeje akantu gato. Ikindi gice cya kabiri kigira uruhare rukomeye cyane mu kubaka urugo no mu kurusenya ni igikoni. Igikoni, umunyarwanda yaravuze ngo umugore si ingarame gusa. Abagore benshi tuzi ko kuba wagaramye wahaye umugabo wawe ibyo umuha bihagije, no ita ku gikoni. Umugabo numumenyera ibintu bibi, iyo nayo akaba ari indi video nuko bitabyivanga, ukamumenyera ibyishimo bye ntakura bukeneye, ukamumenyera inda ye hagazagucika. So byarahindutse rero, igikoni cyacu tube tuvuye ku by'isuku yacu, tube tugiye ku ruhande ku bikorwa bikorerwamo. Igikoni cyacu n'abakozi bakizi. Umukozi n'upanga urere ko turi burya ibijumba saa sita, agapanga urere nje ko turya ubugari, kandi boss wenda aho yiriwe yari ubwo bugari cyangwa ngo icyo cyayi gusa kurya umuceri ukamufata mu nda. Orere y'umukozi niri gukora mu rugo rwawe uri mabuje. Uri mu kazi ntabwo uhamagara, alo Korodina, nijoro uteka agafiriti abana baragakumbuye, ntabwo ubikora. Saa sita abana bari ibijumba, nijoro abatekera ibitoki, biswa abana bawe ntibakunda ibijumba, ntibakunda n'ibitoki, bari kurya nako agaceri bakagufata mu nda. Umutware wawe urabizi neza urishuwa adakunda ibiryo by'umukozi, unless urwaye. Kereka urwaye cyangwa udahari, aravuga ati nakwihangana. So icyumba cyawe cy'umukozi wakigize inzu y'umukozi, kiriya ni igice gikomeye mu rushaka. Ita ku by'umugabo wawe arya, umugabo nawe itamuguhaha. Icyo gikoni ntabwo kiri bugende neza utahashye. Umugore arakoramo icyo utahashye, haha. Umugore nawe atekera umuryango. Niba uri mu kazi gerageza umugabo ntakamara icyumweru atari ibiryo byawe. Ndabizi hari umugore ushobora kumva nk'ibyo cyakayira bakaba yigejeje hano amaze ukwezi, amezi 2, umwaka azatekera umugabo. Ntabwo ari ikintu cyiza cyo gukora. Igikoni rero ni bimwe mu bice bituma urugo rugenda neza. Umugabo wamutekeye akabirya, akarya ibyo wamutekeye, akavuga wow madamu uzi guteka. Kare nubwo cyaba ari igishyimbo washyizemo tungurusumu, ndashaka mu minsi iri imbere kujya tunateka gake gake, nkakwereka ukuntu ufite ibirungo bikeya cyangwa utanabifite bitewe n'ibyo urya n'ibyo utajya, ushobora guteka ibiryo bikagenda neza, umuntu akabirya yishimye, ugategura umutware wawe, ukabitegurana urukundo akabirya, kandi bikagira impact nziza kurushaho. Kuruta Korodina ateka umuceri, Korodina gutazana ibiryo ku meza, Korodina ararya agategura, Korodina ararya koza abana, koza imyenda. Harya ubukora iki muri urwo rugo? Korodina regarayo n'umukobwa nicyo ufite adafite, usibye ko ufite titre yo kuri mabuje. Ejo rero umugabo mwiza wawe nabona akabona igikoni wagihariye Korodina, icyumba wagihariye Korodina, azavuga nakuntu nafata Korodina nkamusimbuza n'uyu, ko Korodina ari kunyitaho. Buriya nimba ibi byose abishoboye na kiriya ntiyabishobora. Ntabwo igikorwa kimwe aricyo gituma ufatisha umugabo, ntibazakubeshya. So icyumba, igikoni ni ibice bikomeye byo kwitaho mu kugira ngo urugo rugende neza, kandi iyo bititaweho my dear urugo rurasenyuka. Igice cya gatatu tuganira ku musozo, nyandikira muri commentaire wari uzi ko igikoni cyaba kimwe mu bice bya, warubizi wowe ko igikoni cyaba kimwe mu bice byatuma urugo rukomera cyangwa rugasenyuka. Abenshi wenda icyumba cyo mwagitekerezaga, ariko igikoni abenshi bishobora kuba bibatunguye. Ikindi gice ni salo. Muri salo ni ahantu hakomeye, ni ahantu abataganira mu cyumba burya benshi baganira muri salo. Ni bake cyane, wenda ni nka 50 kuri 50 abagore benshi n'abagabo baganira muri salo, abenshi ni mu cyumba. Ariko ibyiza ni mu cyumba, kuko muri salo umwana batambuka, uwo mukorodina wanye ari kumviriza ejo inkora akasijyana ati bashwaniye muri salo, bapfuye ibi na bino bya bikabiri. So muri salo n'ahantu ho kwitondera, mukahagira isuku, mukahitaho. Tugera mu gutegura ibiryo byo muri salo. Uricaye mugore mwiza, wicaye muri salo yawe ku ntebe nziza, ku madiva meza, ku meza y'ikirahure, ku marido meza ateye amabengeza, kuri flat screen igera hariya. Uricara akaguru kari ku kandi umugabo arataha akicara, umugore akamuseriva uryamye mu salo.
Claudine agasajya kumaza wiriwe gute mwihangane niba nakoreje na Claudine uri fite uri mabuja nuko nyine ni mu mazina abatantine badufasha abakoresha n'ibyo byaje hafi nanjye naramukoresheje witwaga tantine witwaga Claudine sibyo buri kimwe cyose arategura ameza ya myambaro yaba yiyambariye hari abambara ukuntu bwose baba banateye neza reka kurusha amabuja tujye tubyemera so umugabo harya uri kubona umugabo amaze kubibona ko icyumba gitegurwa n'umukozi amaze kubibona ko mu gikoni ariko ijijishe nimba utanatetse ijijishe barujijishe nimba utanatetse genda ubanze wumve by'umukozi yatetse mbere uko bigera ku meza reka bigere ku meza muri salo mugiye kurira umugabo akigenda ariko mama kana uyu munyu kuki bashyize umunyu mwinshi wenda umukozi wawe waranamwishe guteka amaze guteka kuri rwa rwego guteka ku buryo ateka umugabo ntamenye niba ari we wati ariko biranababaje kuba umugabo watazi byonyine ku teste y'ibiryo byawe amenye kubitandukanye n'abandi birababaje si ukubeshya ntiwumva ari ishema kuvuga ngo njye mfite umutatiri uzi guteka ngo aranandusha arakurusha ariko umutatiri ejo azagenda rero uyu munsi naza agateka akakurusha akajya no mu cyumba nabyo haziya azakurusha akaza no muri salo akajya gupanga ameza na buriya bujipo baba bambaye yunama imbere y'umutware wawe buri kimwe abikora urijyanye akaguru ku kandi umugabo yabaza ngo umunyu ko mwasizemo amavuta menshi Claudine kucyo kiza amavuta menshi sine nakubwiye wamubwiraga iki wagomba kujya kubyikorera mbere yuko ibiryo bigomba kugera ku meza mudamu ugomba kubanza kubibonjaho ukumva nimba isosi yayigize irojyoroyo yayigize amazi ukongeramo ibirungo cyangwa ukayerekera kuri gaze cyangwa kumva bitewe n'icyo utekeraho ikamaraho umwanya igakama igafatana nta mugabo wajya muri restaurant ngo bamuhe isosi kirekuye isosi igenda gutya dabadaba yawa isosi ifashe so what wabitete wawe igice cyo muri salo mu gikoni ndetse no mu cyumba ni ibice byagenze nabi mu rugo birasenya kandi iyo byagenze neza utuma urugo ruba perfect hari abagabo benshi agera muri salo akatayiryamira kumva niho yanaruhukira mbere yo kujya mu cyumba mbere yo kujya muri douche reka hagera asanga pampa z'abana reka hagera asanga ibyo mwariyeho saa sita reka hagera asanga ameza yaririyeho nijoro nikagisa reka hagere ubwo ibyo ntabyo uburangaho ntabwo bizasenya kabiri gatatu gatanu rimwe azatangira kubwira nabi atangiye kubwira ati ntacyo ushoboye gatatu atangiye kubwira andi magambo biturutse cya gice yaruhukiyemo bye ibi bice mu byiteho mu rwego rwo kugira ngo mwubake urugo rwiza kandi rumeze neza rushimira Imana ndetse n'abantu bake bagira inama nanjye ndabakunda cyane mubahe muronke turabakunda cyane muri mfura cyane mugenda mukagaruka bye